Gusiga ujya muri gym. Njyewe ajya gym niki guhabwa Karistia. Gym no kujya mu isoko wacu no kujya guhaha. Haha umugore wanje nje sinjya nje guhaha. Gitafa asekaga nk'akagagi. Arakazi kuri bimbwira. Kakagagi pe kakana kavutse. Ngo why so shy? Wayishushanya ukayishobora. Uvuga ngo why are you so shy? Guca nshushanyaga urabizi. Ndi umufubuzi mfubura abantu bagiye igitsina gore deja. Mbese ni igitsina gore ngiye mfubura. Yako tukagira n'ingano yacyo n'uburyo bangana abo bantu nyine uburyo ingano imyaka bafite indeshyo ingano nyine uburyo muri ubwo buryo nyine. Ubwo wowe uratoranya? Nje ndatoranya kandi abantu bameze bate? Ndatoranya kandi nanone biterwa n'ubushobozi bwawe ufite. Kuko ufite ubushobozi bukeya cyane ko ari nk'akazi urumva barimo n'amafaranga. Nk'abantu rabapfubura rwose. Man abantu ndabapfubura rwose iyo ngano nyenge rwose ndabikora cyane ariko cyane kabisa. Kuko ari byo binumva nyine mba nkunze mba nishimiye. Urumva kandi bikaba binanyinjiriza bikama nyine uburyo ngomba kubaho. Ngo niko akazi kagutunze n'icyo ukora gusa. Cyane rwose ku buryo nawe ubitekereje ko ufite oya. Niba oya. Oya ufite ubishaka wowe bishaka ubyumva ko ibyo bintu bigomba kukubaho cyangwa se byaba ku muntu runaka. Ni wowe rukundo nari ntegereje ubukumi bwawe namaze musengera none tugiye kuba Yo. Abibanye? Humeka sha. Humeka ye. Barakujyanye. Neza cyane. Gere amahoro. Haleluya. Amena. Sawa. Taramutse. Mukomere. Sasa yu kirisa waretse tukabikora ntabyo dukora waretse tukabikora ntabyo dukora waretse tukabikora ntabyo nkora sinkunda kubomora papa ni pasiteri na mama n'umubikira kirisasa yu waretse tukabikora ntabyo nkora ntabyo nkora. Yamusabye imbazi ntabwo nzongera kumukama amabyi. Yamnutse ngo ko nkurongora ukaniha ko wabaye nk'ibase uniha unishwa n'iki. Naye ndamusubiza nise tise hanze wabona umugore ubumbye ku buryo atabaye nk'ibase. Utanga oya. Yaje gushakazi karamuna natanga igi. Nibyo ra? Nibyo. Ugitanga gute? Nitanga ndyamye. Ati tuwa ni 5 kurara ni 10. Iturimwe ni 5 kurara ni 10. None se ubwo ari agakora amaturu menshi. Nta kibazo ba PV. Waje neza Jamila. None se ku cyo washyizeho agatabi? Neza sikwingiza bijya nakire neza. Oya. Kabisa. Utagasomye ntabwo byacamo. Wapi? Niko Jamila.
Ubu se turi muwe mwaka? Nombaza mbabarira. Njye nabyonze. Wavutse muwe mwaka? Mbaze ibindi kuko mbaze ibyo myaka se kubera iki? Imibare ntabwo bijyamo. Wambi. Okay, reka twiganirire. Iwanyu nihe kavukire? Mu Ruhenge. Wavuye ute wisanga muri Kigali? Naye nje gutanga igihe. No murenge se nibyo wakoraga? Reka naje Kigali. Njye mfite n'umupete nkana yamwohereza iwacu. Ufite umwana? Wamubyaye ryari? Shamba barambaza ibyo urambaza no ndakubwana igihe bantereye ndi. Turashaka kumenya nabyamada. Nanye bayeneye nabizi. Uri muri swing nkuko watubwiye. Kabisa. Rero Imana ibasha gukora imirimo n'ibitangaza igakora ibyananiranye. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo ibi ntabwo ari cyo cyaha. Icyaha ni ibyo mukorera mu rwihishwa. Mbona abantu benshi bajya gusambana bakagira gute bakiba abandi bakica abandi bakagambana, ariko Imana y'amahoro ibyo ntabwo ibyemewe. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo nimba uramutse ubaye ufite kwizera, Imana izakora ibitangaza mu buzima bwawe. Ugabanya kwihishahisha, ugabanya kuvugavuga, ugabanya ibintu byinshi, ahubwo wumve icyo Imana ivuganye nawe. Abantu bazi ngo kurokoka ijambo umurokore, bazi ko ari ukudakora ibyaha. Haleluya. Ariko ndagira ngo nkubwire bibaye ari uko bimeze, ntabwo twajya tubona abaririmbyi babyana mu rusengero. Twemeze kujya muri mikoro urimo urashaka kunywera inyuma wishakiye. Imana ishimwe. Tugiye gusenga Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo mu masaha y'isambiri z'ijoro yo kuri iki cyumweru nibwo uyu mugabo Nzabandora wo mu mudugudu wa Ruhinga mu kagari Kangara mu murenge wa Bumbogo yageze iwe mu rugo avuye mu isantere, asanga abana bari mu nzu bonyine. Ababajije aho mama wabo yagiye, bamubwira ko hashize umwanya havuye ariko ko batamenya aho yerekeje. Ko kwerekeza mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro, atungurwa no kuhasanga abantu bambaye uko bavutse barimo basambana ngo gasubiremo ako kantu. Bakimubona uwo mugabo warimo asambana musaba kutabarogoya. Nzabandora yitegereje neza, atungurwa no kubona umugore we ari we wambariye ubusa undi mugabo, imyambaro yabo yose iri ku gasozi. Njewe nagiye iki ramana hamwe ndagufusha buri mama kubaka neza bazahita bakubitaho amashuri y'abana bazaje bariga mu rerero. Nyabihu mumaze gutera imbere cyane kuri kugenda mu nzira tukagenda mu nzira yaharuwe n'igihugu cacu yamana bareka ngayicamo neza. Namusuye ariko naga imibereho imeze neza. Nje nguhereza urambaza iki we urambaza iki gana masawa yigamira ngenda we yo kubita igipfutsi yitupfa kano yigamira ntayi nakwice we. Umeze gute ko mutima gwanje papa we mutima gwanje kumeze wadede waba wifashe ukamenyera uri Kigali nkaza agasa 8 agasa 9 z'ijoro kumva ndi kumwe nawe muri iyo nzu yawe pya inshi nk'ijana nkahita nongera nkigendera. Kubita kiraninzi ko nta mugabo wambara ikariso. Enda yambaragada ayambaraga dukuri kwibata nuko inuniraga iramfataga we gashuhirana kuri kwibata. Wambara ikariso y'ubuye bwoko irangundiraga. Wambara ikariso y'ubuye bwoko ya gisirikare. Ikariso tuta ko isuri murase by'abasirikare. Ikariso ya gisirikare tuti abagabo bambara boxer nago bambara ikariso. Abagabo bambara boxer nago bambara ikariso. Bambaraga boxer iki ego mana yanjye. Okay, bambara udukabutura duto. Nagiye kubona mbona azana kaga
kagasahane gapfundikiye ngo umwana ngo kitwa ngo niba ari ripopo urukumva mufashe abantu babagiga sinzi ko bameze namuzaniye po kugira ngo umwana azajyana niba warayineyemo niba ari umugore wayineyemo sinamenye nagize naga superi da uriya mwana yapfundura isahani akayinyama rakada ni iriya ni isahani rakada mwayineyemo se mana yanjye ntabwo wigereye mu nzu ntabwo wabibonye ko twababaye nyine ubusa shabura ndabyanga